bamwe mukunze kumwita Satani, bamwe ati ni Satani wanyoheje, abandi bati Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Ugereranyije ku munsi umuntu avuga Satani inshuro 99,900 n'igice kimwe. Izo nizo nshuro umuntu avuga Satani ku munsi. Satani ni muntu ki? Kubera iki bose bamwihaye? Ese Satani ni ikibazo mu by'ukuri? Ese Satani yigeze ashaka umugore? Reka turebere hamwe amateka ya Satani kugira ngo mubashe kujya muvuga umuntu kandi muzi n'uwo ari we, mutaza muvuga uwo mwabwiwe. Kera cyane mbere yuko isi n'abantu baremwa, abanyedini benshi bavuga ko habayeho marayika wari ukomeye cyane witwaga Luciferi. Bavuga ko yari mwiza, afite ubwenge bwinshi kandi akomeye mu ijuru. Mu bitabo bya Bibiliya bamwe basobanura ko yari umwe mu bamarayika bakomeye baririmbaga bagahimbaza Imana buri gihe. Reka tubanze tubasabe mukore subscribe nyaboneka, kugira ngo mujye mubona video zacu kandi mukande kunzogera kugira ngo urugerwaho na notification ya video yose dushizeho, kandi wirinde kwihutisha video. Ariko uko imyaka yagiye ishira, Luciferi ngo yatangiye kugira ubwibone bwinshi. Twibutse ko icyaha cya mbere cyatangiriye mu ijuru, aricyo cyaha cy'ubwibone. Ngo yifuje kuba nk'Imana, ndetse bamwe bavuga ko yashatse no gutegeka ijuru. Iyo myitwarire ntiyakunzwe n'abandi bamarayika. Haje kubaho intambara ikomeye yo mu ijuru hagati y'abamarayika bayobowe na Mikayeli na Luciferi wari watangiye kwigomeka. Nyuma y'iyo ntambara, Luciferi n'abamukurikiye birukanwe mu ijuru, nibwo yatangiye kwitwa Satani, risobanura umwanzi cyangwa ushinja abandi. Abantu benshi bemera ko ari inkomoko y'ikibi, ibishuko n'ibyaha ku isi. Ese Satani yigeze gushaka umugore? Abantu bajya bibaza ngo Satani ntiyashatse, ese yaba yarigeze kuba yashaka umugore? Mu nyigisho nyinshi za Gikristo nta hantu handitse neza ko Satani yashatse umugore cyangwa ko yigeze urugo nk'abantu. Bibiliya ntiyigisha ko Satani afite umugore cyangwa abana, ariko mu migani ya kera, inkuru z'imigenurano n'ibitekerezo by'abantu batandukanye, hari aho bavuga inkuru z'impimbano zivuga ko yaba yarigeze umugore witwa Lilith cyangwa abandi bagore n'ibinyabuzima by'umwijima. Izo nkuru zigaragara cyane mu migani y'Abayahudi, bamwe no mu bitabo bitari muri Bibiliya. Abashakashatsi benshi bavuga ko ari imigani yahimbwe n'abantu, atari inyigisho zemewe mu madini menshi. Reka turebere hamwe uyu mugore bavuga ko ari uwa Satani, inkuru ya Lilith abantu bamwe bavuga. Hari abantu bavuga ko Lilith yari umugore w'umwijima cyangwa ikiremwa kidasanzwe cyakoranaga na Satani. Bavuga ko yabaga nijoro agateza abantu ubwoba, ariko abandi bavuga ko ibyo ari imigani y'abakurambere nta gihamya ifatika bafite bigaragara. Mu nkuru z'imigenurano bavuga ko Satani na Lilith barabyaye ibiremwa byinshi bibi cyangwa imyuka mibi, ariko ibyo byose ni inkuru z'imigenurano n'ibitekerezo byagiye bikwirakwira mu bantu, si amateka yemewe n'amadini yose. Satani mu madini atandukanye tubimeze bite? Mu idini rya Gikristo, Satani afatwa nk'umushukanyi ushuka kuyobya abantu akabakura ku Mana. Mu idini rya Isilamu bamwita Iblis, bavuga ko yanze gupfukamira Adamu maze Imana iramwirukana. Mu yandi madini n'imico gakondo, Satani cyangwa imyuka mibi bifatwa nk'ibigerageza abantu gukora ibibi. Reka tuvuge impamvu abantu benshi bavuga kuri Satani. Kubera iki usanga abantu benshi bavuga kuri Satani? Byaba ari ukubera iki?
Mu mateka y'isi abantu benshi bakunze kuvuga ku ntambara hagati y'icyiza n'ikibi. Iyo bavuga Satani akenshi baba bashaka gusobanura inkomoko y'ikibi, intambara, inzangano, ubwicanyi n'ibindi bibazo biboneka ku buzima bwa muntu. Abigisha benshi b'amadini bavuga ko umuntu akwiriye guhitamo inzira nziza yo gukurikira ibibi. Basaba abantu gukunda abandi, gusenga, gukora ibyiza no kwirinda ibikorwa bibi. Inkuru y'umusaza w'umunyabwenge. Hari umugani avuga ko hari umusaza wabwiye umwuzukuru we ati, mu mutima wa muntu habamo impyisi ebyiri, imwe ni iy'urukundo, amahoro n'imbabazi, indi ni iy'inzika, uburakari n'ubugome. Umwana aramubaza ati, ni iyihe tsinda? Umusaza amusubiza ati, iyigaburira buri munsi. Iyo ugaburira buri munsi ni itsinda. Uyu mugani wigisha abantu ko icyiza cyangwa ikibi giterwa n'ibyo umuntu ahitamo gukora mu buzima bwe bwa buri munsi. Amateka ya Satani akunze kuvugwa mu madini, imigani no mu nkuru z'imigenurano. Nta gihamya yemewe igaragaza ko yashatse umugore cyangwa ko yagize abana nk'abantu. Ibyo bikunze kuvugwa n'imigani n'ibitekerezo